ngo ntabwo nzi gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Antikristo mbaba Antikristo ntinjyane maze kuvuga amagambo abiri Imana yamaze ngo ndubiteke Imana yawe ninjye waguhamagaye nzagukiza nzagukorera ibitangaza kandi uzavuga ubutumwa amen Imana yacishimye ku buryo abo nasanze icyo gihe mwe baracyane bari bapfa bazi iby'Imana mbwe icyo gihe haleluya Yesu ashimwe niyo mpamvu numva kuvugira Imana nubwo ngeze mu zabukuru nta soni bintera nta za Kristo imisi zamaze mu isi ngo ntabwo zagiye gusenya amadini ngo zibumbire hamwe ngo umuntu agomba gusenga Imana mu buryo ashaka idini ashatse ngo rero guhatira abantu kubumbura mu idini rimwe ngo ntabwo Imana izaba yabivuze kuko kumwika w'Imana ntabwo azakorera n'iryo dini ngo ntawe uzaba uri muri iryo dini ngo ntabwo Imana izaba yabivuze ngo musenge ku munsi w'unuyu umunsi izakira ngo abantu ku ngufu ku gahato ngo nibasenge muri ira batasenga muri ngo bagushyire igihugu ngo gushyire isi mu kaga ngo ntabwo Imana yategetse nzagaruka kuvuga iminsi kabiri Imana yacu dufashe rero ambwa ngo nzarangure mu isi yose babimenye abantu bose bitegure Imana nyambukije nyine njya mu rusengero ndangije barasoma bariyigisha numva baramfashije cyane bahamagara abarwayi ngo baze babasengere mu izina rya Yesu ariko icyo gihe sinahagurutse oya bahamagara bihana sinahagurutse noneho ndavuga ibintu byose barako ndabikubikaze ko mbabere ko nta byaha bifite ndanayibwira ndetse banyereza amagambo muri Mariko munyabyamwereka amagambo ukizwa ninzi ko umuntu areka ibyaha n'ubundi agasenga ariko Gatolika radini ya mbere niko nari mbizi niko nako twemeraga nako twari twarabwirijwe ko ari dini ikiza ibyaha yego kuvuga ko andi madini akiza ibyaha ari ugutuka Mungu twize ibintu nk'ibyo bya kera ibyo twize ubwo rero noneho umubiri gonane njya kwivuza n'ibiki ariko naje Kigali nubwo nabonye ko baririmba neza ariko ntabwo nari ndwaye nane n'icyenda hari nigeze kuza Kigali nje gusura abavandimwe nza gusenyera muri ADEPR nzana n'umuvandimwe wanjye mama arahatuye mbona ukuntu baririmba ya korari yohoze yanari rimba barushema n'abandi ndareba mbona n'abantu b'Imana mbona bafite amavuta manabuza umwuka wera ndavuga ntiba abapeni nibo basenga koko Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV amen amen suhuze shuti mudukurikiye muri ku isi yose tubifuriza umugisha w'Imana tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo mukomere birashoboka kandi kutameze neza ariko Imana yaguha kumera neza birashoboka se ko waba wenda udatuje ariko Imana igitanga umutuzo mu gihe cya none ndetse n'ikizaza ukomere cyane kandi ukomeze ugubwe neza Imana ibahezagire turagushimira cyane wowe wahisemo Irembo Ryera rihitamo nka televiziyo yawe rero turagusabye kugira ngo niba bigukundira utarabikora ukore subscribe ariko kandi bigukundira unasharinge neza abandi aya makuru turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi uko umuhanuzi abibona aho kandi atanga ubujyanama ijisho ry'umuhanuzi rireba kure kandi rikareba mu bitekerezo by'Imana akenshi binyuza mu bahanuzi bayo bakayikorera kandi bakayihamya turi kumwe n'umubyeyi ukuze ndagira ngo n'ubundi dutangire atwibwira muraho tate aho neza muraho murakomeye turakomeye turashima Imana turabishimiye hano ku Irembo Ryera natwe turanezerewe mwitwa bande rero anyita Mama Lisa ubundi nitwa Agnes Karubera kanyita kaka kuko maze kuba mukuru nyine iryo zina numva Karubera ari irya vuba kandi nkabona wowe uri mukuru sinzi amasengero ugiye kwitwa gutya hari ibyo banyitiriye iwanyu ni hehe rero ubu ngubu njye iwacu ni Ibyumba ku murindi w'intwari oya Ibyumba hariya ku Rurembo ku Rurembo hafi ni Gatuna ku mudugudu wa Gisona umurenge wa Byumba umurenge wa Byumba mumeze mute saha Ibyumba turashima Imana turayizera
ibyo tuyisari iraturwanira ikaturinda indwara ikadukiza ikaduha ijambo ryayo ridukomeza muri uru rugendo mba turi aho mugubwe neza cyane. Ubusanzwe uri umuhanuzi? iyo Imana inkoresheje iyo ibishatse irabikora. Biza rimwe na rimwe cyangwa ni buri gihe? iyo nsenze numva iby'Imana mbwira byo gusenga ubundi nkabubonera mu ijambo ryayo, nasoma Bibiliya nkabonamo ubuhanuzi ubundi ukabuvuga. Wakijijwe ryari, ukirizwa hagana hehe? nakijijwe muri 90. irizwa muri paruwasi ya Kinihira, umudugudu ni Karama. Ushobora kwibuka umunsi wakizwaga? umunsi nakijijwe neza tariki 8 z'ukwezi kwa 4 muri 90. sinjya mbyibagirwa kuko Imana yose ikavugana nanjye. Hari ku mugoroba cyangwa hari mu gitondo? Hari mu giterane? Hari rero ikavugana nanjye, twari mu rusengero imvugaho. Icyo gihe wari wagiye mu rusengero se? Ko icyo gihe abantu bavuga ati abantu basenga ni abayobe, wari wagiye yute? nari nagiyeyo, nari manye igihe urwayi njya kwa muganga nivuza ntakira, ngeze numva ndwaye ibintu bidasobanutse, numva umubiri wose mbona atari indwara abaganga bavura. maze amezi 2 kandi noneho numvaga ari satani igomba kuvurwa no gusenga. numva ingotoma mpita nanuka amezi 2 mva kuri 69 bageze kuri 43. ndavuga nti uburwayi n'Imana igomba kuvura. kubera ko mfite Bibiliya rero nakundaga kuyisoma. wagiraga Bibiliya ntagatifu? Bibiliya ntagatifu zeje muri 93 naranabisengeye kubera ko nawe mu Gatolika cyane urimo neza ubikunda. nagiraga isezerano rishya ariko nkana ifite musaza wanjye warakiriwe kwa data wacu afite Bibiliya yera. noneho agiye gupfa muri Tanzania, yari umushoferi asiga iwabo. ndayimutira nkajya nyisoma, maze kuyisoma nakangutse cyane kumva iby'Imana. ariko nabaga nifuza Bibiliya yose, isezerano rya kera n'irishya ngo mbisobanukirwe nkabaraho nyaka. reba za padiri ntibazidushye. abapadiri bakazibima? ntazo baduhaga. bakabwira ngo iki? bakabwira impamvu batabaha Bibiliya? ngo ntayihari. izo bari bafite hari ariko muri 78 mu Gateshiste nayibonanye Bibiliya yera. twari duturanye hafi nka minota 20 ndayimutira ndayisoma mbona ihuje n'izi dusoma. nyuma ariko maze gukizwa nare muti yaranga kuko nanjye ndimo mu idini nkomeyemo ndumeze inkoramutima, urumva nari mbivuyemo, nari mbaye nko babonaga mbaye ikigusha rigiye nko kwa shitani kuko ntawemeraga iby'abapeni icyo gihe. icyo gihe ntawabyemeraga. babona uragiye utaye Imana. rero ubwo nyine nagiye mu rusengero ariko mbe na mbere 79 89 hari nigeze kuza i Kigali nje gusura abavandimwe, nza gusengera muri ADEPR, nzana n'umuvandimwe wanjye mama arahatuye. mbona ukuntu baririmba ya korari yohoze yanari riba barushema n'abandi, ndareba mbona n'abantu b'Imana, mbona bafite amavuta, manabuza umwuka wera. ndavuga ntiba abapeni nibo basenga koko. nta numva nyuzwe muri iyo minsi ko numvise mbinezerewe. Imana nakundaga Imana ariko ndi imbata y'idini, numva ntava muri Gatolika, numva ari idini ya mbere kuko twabyize turi abana. ndabyema ndanabikunda. afite abapasiteri 2 bajyaga bambwira ubutumwa, umwe yaratashye undi ari hano umusaza, ariko nkavuga ngo ntago nahindura idini. mbatizwe kabikaye narabatijwe, ariko ibintu byose nkabisoma nkabikunda, nangiye kure Imana ubwo nkabimenya no gusaba Imana imbabazi. ubwo rero mbaswe n'idini, Imana ituma ihema ko ibyo byagize byangeraho, barandoze inshuro nyinshi cyane. ubundi se na satani kaza simbizi yo mu miryango, ariko namenye ubwenge wacu n'abapagani, ariko sinigeze mbona baterekera. kandi ndi umwana wanjye, inyuma yanjye hari umwe mu bana nk'8 9 none barapagani batazi Imana, ariko n'iby'abapagani nabyo batabyubahiriza. barabapagani ariko n'ibyo abapagani ntibabyubahiriza. ntabwo babyubahirizaga. n'ibyo abakijijwe ntibabyubahiriza. abakijijwe ntabyo bari bazi, n'iby'amadini ntabwo bari babizi. ndetse papa twamubatirishije arenda gupfa, ngo babe baramubatije indwara yararwaye mu musonga ugiye kumwica, ntabwo mbizi. duturanye na Surushefu ngo baramubatiza ngo rengera ahembuka, nibyo najyaga ndumva ndi umwana. nyuma nibwo twamubatirije nza na padiri baramubatiza. padiri yaje kubatiriza muzahe mu rugo?
mama niwe twahuye n'abatizwa muri gatolika, niwe wibatiriwe yize akajya ajya muri za misa, yitabye n'Imana twazanye padiri amusoma misa inshuro ebyiri. Gatolika twarayikundaga. Mfite na musaza wanjye yarize mu ishuri akomeza bivamo ari umugabo yenda gupfa, abapadiri twamwigishije mu rugo hamwe n'abakatejisite arabatizwa. Noneho nawe yitabye Imana tukasoma misa. Ndumva ko abapadiri baratwumvaga. Nabikundaga nkabijyamo baranyumvaga. Ubwo ibyo byari byarangize imbata. Ibyo kuba ngo ngiye gukizwa, nenzi ko umuntu areka ibyaha n'ubundi agasenga, ariko Gatolika ari idini ya mbere niko nari mbizi. Niko nako twemeraga, nako twari twarabwirijwe. Ko ari idini ikiza ibyaha. Yego. Kuvuga ko andi madini akiza ibyaha ari ugutuka mu ngo. Twize ibintu nk'ibyo bya kera. Ibyo twize. Ubwo rero noneho umubiri gonane njya kwivuza n'ibiki, ariko naje i Kigali nubwo nabonye ko baririmba neza, ariko ntabwo nari ndwaye. Nararwaye byarakize ibirozi n'iki, mfite umubiri numva ndabishimye, mba ni byiza. Tubona ageze mu rugo ndwara ubudakira. Njya kwa muganga muri amezi abiri nikuba ngaruka umubiri guyunga. Ibintu byo kunywa amagare narabetse kera, narwaye igifu ndahirwa maze imyaka 5 ntanywa inzoga. Ariko kwa gukunda idini yanjye n'imigenzi irimo byose mbifite. Imana yari yantoranije nibwo nahagiye. Tariki 8 bwari bwa kabiri njya kuri uwo mudugudu. Bone bwa mbere nagiye kuri 15 z'ukwezi kwa gatatu 1990. Ntacyo nakuyo numvise nibuka, ahubwo muri izo tariki 8 z'ukwezi kwa kane nibwo nari narose nko ku itariki 6 ndota Yesu ngo agiye kuzambura itorero. Ijambo ryo muri Mariko 16:16 18 Yesu aho intumwa ze aseza kubigishwa babwira ko bagomba kubwiriza ubutumwa ku isi yose. Wizera akabatizwa azakizwa, ko bazarambika ibiganza ku barwayi bagakira mu izina rye, kandi ko ubutumwa buzabubwiriza kugeza ku mperuka y'isi yose. Nabirose maze kubirota mbona Imana irambura Bibiliya irabinyereka, ntarabibumba pene ndo mu Gatolika, ndabibona mu magambo nijoro. Maze kuyabona niwe ibintu bindya bimbabaza cyane. Maze kuyabona rero narabyutse ncana agatara ndayasoma ndayizera, numva ndizeye ko Imana izankiza. Ibyo nemeraga ndabyishyiramo ndabyizera. Heje mfata akabando ndakuruka njya kuri paruwasi, ntafite intege ndijyana. Abapadiri bagiye bansengera ndabatekerereza, bambwira ngo ntabwo babishobora, babwo ukuntu urwaye. Ariko bari banzi no kwa muganga barigeze kunsanga yo bareba abarwayi. Igihe kimwe amashya mu modoka basubiza mu rugo, babona bwije imvura yanaguye, kubera ko nende umuyoboke wabo umunyamuryango bari banzi bansubizayo. Nibwo nabasanze rero kugira ngo bansengere icyo bintu bikire mu izina rya Yesu, kuko nemaze kubona muri bibabamo. Bambwira ngo ntabwo babibasha, basenyarwe bagakira. Basanga padiri ahubwira ngo ntabwo abasha gusengera abarwayi ngo bakire. Icyo gihe ntabwo mbasebye n'abakunda kandi barankundaga. Ntabwo byashyira. Nese uburwayi ndwaye ntabwo ari urwaye, mbona ari shitani. Sinzi ibintu bantereza, niba ari n'abarozi ubu sinapfuye, mba narapfuye Imana ntiyemeye ko napfa. Rero Imana irusha shitani imbaraga, nimunsengera Imana ibahagarika. Munsengere muzaze no mu rugo musenge, muviyemo amasengero n'ijambo ry'Imana, shitani hungi mufashe kwizera. Bambwira ngo ntabwo babishobora. Bambwira ngo ubwo bubasha bwari ubw'intumwa. Padiri ariko akubwira ngo bwari ubw'intumwa. Ndavuga nti si intumwa ko Yesu asubiye mu ijuru akavuga ngo bizaruherekana kugeza ku mpera y'isi, kandi iminsi yose ngo azafasha akoresha ibyo bimenyetso. Yesu yari azi ko, navugaga Yesu yari azi ko intumwa zitazarenza imyaka 100, ariko abonaga imperuka ikiri kure, kandi avuga ngo bizaruherekane. None se mva ari intumwa gusa zigiye ubwo bubasha. Barambwira ngo noneho intumwa zimaze kugenda ngo hashize imyaka 300 uri mutagatifu aragenda. Ni kandi rwaruherekane yabwe ngo ugeze ku mperuka y'isi. None mbona umupadiri ntabyumvise, kandi twatinyaga kubacokoza tunabatinya. Bambwira ngo ngende nizere Imana yanjye izankiza, ko nyizere. Ubwo ndaza inzambabaye, ariko kujyayo nitwaje Bibiliya yera. Nari nyitunze imyaka 3 mu rugo, numva umutima urambwiye ngo ujyana Bibiliya yera mukigisha impaka beretse aho byanditse. Ubundi najyaga ngenda nyihishe
nuko njya kwa padiri kubabaza natwe Bibiliya yera kandi ntayo bagiraga abunda ndayifite mu kwaha ntiyambaza ngo byanditseho mba narahamweretse ubwo mpava mbabaye ndavuga ngo Mana yo mu ijuru we ngo twize ko idini ikize byari Gatolika gusa andi madini bari gutuka mu ngo none bavuze ko batanansengera kandi numva bansenya ngakira mu izina ryawe tubungu birambabaje Imana nimba ndiho ntago nzagaruka hano muri kiliziya cyokoze nimpaca hariho ngiye nzajya mu kiliziya nsenga Imana ntereba amashusho n'ibindi kubwire ubundi nzigumira muri rwo nushaka uzankize zikurusha shitani imbaraga uzankiza cyane nibona nkwiye no gupfa unyeze uzankire neza namaze kwisaba Imana ndihanga ndagenda mve kuri kizama mugenda nk'iminota 15 ijwi rambwiye mu mutima ariko ubwo nkaba nayibwiye ngo ariko se Mana ngo haba handi madini ngo abaporoso ngabadiva ngo nakakadini numva ngo nabapene ngo Mana bunazasengera hehe basengeye mu rwego bagakira mu izina rya Yesu nuko amaze kuyibwira gutyo nta madini narigeze nyagiramo cyetse rimwe ndi umwana ubwo nanagiye ibyomba amahugurwa nari ndimo njya mu baporoso kujya kwa padiri mbonye ntakerewe ariko nibyo nizemo icyo gihe ntabwo mbizi n'umunsi umwe ntabwo nari nzi ntabwo namenya ngo nizemo ikintu uretse ko nagezemo nkavuga ngo Mana nubona Gatolika abaporoso baresha gusenga n'ijambo ryawe uzangira umuporoso ndi umwana imyaka 15 icyo gihe 14 ubwo hari muri 60 na kangahe hari muri 64 hari ubwo rero none maze gusenga Imana gutyo nibwo nigendeye numva gahinda kanyishe ko muzabansengera kandi mbona byanditswe muri Bibiliya noneho ijwi ryambwira mu mutima uzajye gusengera amapantekote hariya uzajye gusengera amapantekote bazagusengera uzakira mu izina rya Yesu kandi uzankorera numva ijwi rimbwiye mu mutima wanjye numva no mu gutwi biravuze ijwi mu mutima imbere no mu matwi yanjye none mpita nsobanukirwa ko ari umwuka we ari Roho Mutagatifu mbwiye ari umwuka w'Imana mpita mbisobanukirwa kubera ko nyine Bibiliya nimanye imyaka 3 nkunda no kwisoma ariko n'isezerano rishya nararisomaga cyane ko naga ijambo ry'Imana nuko ndavuga ngo Mana noneho uzahandangere kode ntago mazi kandi hari mu minota 30 20 ko bitewe n'ibintu umuntu atitaho ntago twumvaga bahasengera hari igihe hari ububyutse hari n'amashuri ngo 6 y'abana bigeze shitanira hanyaga bakorana ibyaha barahahagarika muri iyo minsi umubwiriza w'ubutumwa yarahaje sinari mbizi ibintu tutitagaho hano iminota 30 n'ibintu tutitayeho insengero rwari mu ishyamba ntabwo twagomba kumenya ibyo ari byo ubwo rero icyo gihe Imana yavuze rero kugira ngo njye mu mapantekote ngo natashye njya mu rugo noneho ngeze aho sinzi ko natumye umwana kuvoma amazi ndigiye fata akabondo ojezane yajya kuzana inka naha ngeze numva sinzi ukuntu ibintu byanjemo numva ngize ukuntu mpidutse intege iki n'ibyishimo nkumva mfite akabaraga Imana igira ngo njyane nuko ndababuza wari nangiye gutuma amasaka aho ngaho ndamubuza ngo zangiye kuyizanira ndagenda n'ikibando cyanjye nitwazaga kuko nari nararwaye cyane muri amezi 3 ndagenda mfata amafaranga n'imbaraje yo kuzana amasaka y'igikoma ngiye kuyiringana hari urwo rusengero rwa Pantekote ubunyuze iruhande rw'urusengero rwa Pantekote ni nko ku musozi hafi hanyuzemo igishanga cy'icyayi urambuka hakurya ntago nahise njye ningiye kuri kwa santere n'ubwo umuntu ampamagaye ngo nyense ndabandi karame nta hari ibyaye nkagira ngo n'umuntu nze mu cyayi twabonaga mu yago nk'aramutima ntabwo yaje gufata ibyaka bice nkongi ukuntu bagenda babyambura ibisambo kagira ngo ni mwari ndebye sinamubona ndeba mu ngo ziri haruguru y'umuhanda haruguru cyane ntibenda n'umuntu nzi wumvise ijwi riguhamagara ndebye sinamubona ndikomereza sinagira ikindi mbaza maze gukomeza ntambwe 5 wumva ryazwi rusengero numva umwarimu arigishije mu rusengero ijwi ribe nka mikoro Imana ifite mikoro yavuga cyane irambukiranye renga igishanga ndi mu muhanda nigenda ku gasantere nenda kukageraho numva arigishije cyane no kugaruka kwa Yesu nuko ndivugisha wego nyagasani Imana mu ijuru Pantekote bagarutse gusengera hano kandi Pantekote batangwa inzoga ngo bagakora ibyaha bakabahagarika ndi kwivugisha ngiye nyine mugatangara ryaje rambwira ngo genda ujye gusengera hariya
nta nakubwo uzajya gusengera kandi uzakira mu izina rya Yesu. Amen. Ndangije ntumva ni Imana imbwiye ariko nshyiraho umutego ndavuga ngo reka mbanze njye kugura amasaka y'igikoma ngeyo riragaruka ngo attention ngo ubu ni sayine genda budasanga ijambo ry'Imana rirangiye mpita numvira iryo jwi ndagenda njya mu rusengero nibwo nyine ubuhanuzi bwamanutse ariko nsanga rya jambo ryo muri Mariko bararyigisha bararisoma ukatarisoma nibyo byiza murakoresha bire risome Mariko kangahe? Reba ibice 16. Mariko ibice 16. Mariko ibice 16. Reba ku murongo wa 10. Umurongo wa 10 Umurongo wa 11. 16. Harandika ngo uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera turuka ku murongo wa 15 nako arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacizwaho iteka kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera nibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indi mishya ngayaguko bazafata inzoka kandi nibanwa ikintu cyica nacyo kizabatwara bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Yego. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajya mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Imana yacu idufashe. Pero ayo magambo niyo Imana yanyeretse nijoro reba Bibiliya nda Yesu menyereka aya magambo gusirambura Bibiliya ndabireba. Nisanzwe kikoze Bibiliya yaragifite imyaka 3. Aranezeza bite ko nari rwaye kandi mbabaye kandi numva shaka ko nakizwa no gusengerwa. Nibwo nayare bayisemo none ngiye ku idini ryanjye batansengeye nibwo Imana nyambukije nyine njya mu rusengero ndangije barasoma bariyigisha numva baramfashije cyane bahamagara abarwayi ngo baze babasengere mu izina rya Yesu ariko icyo gihe sinahagurutse oya bahamagara bihana sinahagurutse none ndavuga ibintu byose barako ndari kubikaza ko ambabareye ko nta byaha bifite ndanayibwira ndetse banyereza amagambo muri Mariko munyabyamwereka amagambo ndavuga nti saba peni babone mpagurutse bagire ngo baransenge barankijije kandi ari weho ubwawe sinigwa amaguruka ndiyicarira mu byaha ntabwo nahagurutse noneho bahamagara abarwayi numva biranejeje njya guhaguruka bwa mbere bene data nshuti zo Satani ni umuntu mubi ayibesha bari mwisi abaranyongore ngo ure gutanga abapenekote guhagarara nturi umupene arongora mu mutima ndarurera bahamagara bwa kabiri arongera arandiganya aranyongora ndarurera bahamagara bwa gatatu Imana ingira neza mpita mpabwa ubwenge ndavuga ngo Satani tsindwa mu izina rya Yesu ntabwo hamagara abapene gusa wize izina rya Yesu wese akizera Kristo baramusengera kire mu izina rya Yesu. Amen. Nuko mbona mugize imbaraga ndagenda ndahagarara njya gupfukama amasanga birago bapfukamye babirangije pfukama nko hasi turahaguruka bagiye kudusengera igitangaza Imana akoze ntazibagirwa gituma nyihamya najyaga gutambuka abana bagacariye ninyura hino abandi bakabagacariye kandi njyapfukamye bwa nyuma ngomba kugenda mbere bakantega bakanyana ari benshi none mpitamo gutuza kugira batagira utegonde barangije kuva ku birago bose bagiye ngiye gukurikira nta kintu ntegereje naho mwigisha Imana yatumye yabonaga ku mutwe wanjye ngo hacanye umuriro kandi harangiye cyane kugira ngo intozi zihari arazarambika ibiganza mu mutwe wanjye arambitseho ibiganza nta kindi yambwiye nahise mfukama ibiganza byarandemeremera nk'izuba nteretseho bita mfukama kuri icyo kirago nkimara gupfukama imbaraga z'Imana zaramanutse ijwi ry'Imana riramanuka ryaranankanze icyo gihe ndavuga ngo ndi Uwiteka Imana ntabwo ushaka kunkorera ntabwo hamagaye nangira umutima rimvuga cyane numva inkuba zirakubise mu rusengero hariyamiriye numva ngize ubwoba
ndumva cya kiganza gifashe ibyari mu mutwe no mu mutima, mbaye nk'umuntu udafite umwuka imbere. Ariko n'isegonda imwe nibutse abapasiteri babiri bambwirije, nkavuga ngo ntabwo nzahindura idini. Numva ijwi rya marayika rituje rambwira ngo kandi se ninsubize iryo jwi rimbwiye ngo ninsubize, nkaryumvire mu mutima. Nuko ndavuga Nyagasani Imana yo mu ijuru, niba ari Yesu Kristo umwana w'Imana i Nazareti, here n'umunsi ndakumviye. Ndongera konsoreze rya kabiri, kubera ko nasomaga Bibiliya ngasoma Abatesalonike ba kabiri ibice 2 avuga gukora kwa Antikristo. Ndongera ndavuga ngo Mana, ngo ntabwo nzi gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Antikristo, umbabaye Antikristo ntinjyane. Maze kuvuga amagambo abiri, Imana yamaze ngo Uwiteka Imana yawe ni njye waguhamagaye, nzagukiza, nzagukora ibitangaza kandi uzavuga ubutumwa. Amen. Imana yacishimye. Ku buryo abo nasanze icyo gihe mwe baracyane bari bapfa bazi iby'Imana mbwiye icyo gihe. Haleluya. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu numva kuvugira Imana nubwo ngeze mu zabukuru nta soni bintera. Nta soni bintera, baracyahari. Ahubwo bamwe bajya babinyibutsa, bimwe sinabyibukaga, aribwo bwa mbere nari ngize. Ubwo rero Imana yacishimwe icyo gihe nakijijwe, ndakomeza ndasenga, ariko ndabikunda. None nanjye nkasenga mu magambo yego make, sinzi gusenga byinshi, ariko nkaryama numvise ijwi ry'Imana ikampumuriza, ariko ngakunda gusoma ijambo ry'Imana. Nakera kundaga kurisoma no mu madini yanjye nkarikunda. Ubwo rero uko nazamutse kandi Imana yabanye nanjye. Yesu rero aguha umugisha. Hanyuma udufitiye ubuhanuzi. Ubuhanuzi bw'iyerekwa wagize, wagira ngo ihishurirwa. Ukunda guhishurirwa ryari? Nijoro, ni ku manywa? Uhishurirwa ute? Iyo ndi gusenga Imana, mfite ibihe byo gusenga bihagije, ndahishurirwa nkumva Mwuka ambwira ibintu, nkumva ijwi ry'Imana, ubundi se n'amaso y'Umwuka akabimana inyeretse ibintu. Twagira ngo rero uduhe ubwo butumwa, wenda amateka yawe nayo tuzagenda tuyakomeza mu biganiro byacu wenda by'ubutaha. Uduhe ubutumwa mu by'ukuri Imana yakubwiye kugira ngo tubanze dusenga Imana. Ndagushimiye Data twese mu ijuru, Mana nziza, Mana yera, Mana y'ukuri, Mana y'urukundo, mu izina rya Yesu Kristo ndakunezere Mana, wandinze, rinda abakozi bawe, Mwami Imana yacu, rinze itorero rya Gitaramo izuba ryo, wanze igihugu cyacu. Ndagushimiye, ndetse isi yose urayirinze Mwami, kugira ngo tumenye umugambi wawe. Ndagushimiye kanya keza Data mwiza, wandinze, naje mu modoka byuma itavuga bigezana amahoro, kandi za ntashidikaye ko nasubiza mu rw'amahoro. Hamwe n'ibyo Mwami wanjye rero ncaye gufi imbawe bwiza gushyirwe hejuru. Naje kuri gahunda zawe, naje kubw'umugambi wawe, naje gusoza ubutumwa Mana ujya neza. Akanya keza genda umwana w'umuntu simboneke Kristo muri njyewe, Mwuka wera abane nanjye kandi amfashe ibyo ushaka n'ibyo ushima bigere ku Banyarwanda bose ku isi yose, Mwami Imana yacu. Kandi twebwe twese ababyumva Mwami, dushyiremo ibikorwa ibyo dushakaho byose byatsi Imana byiza zinogegera kandi kiranuka. Amen. 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 Imbere hano. Karibu. Magana 72 nindi bitubwira ko Umwami ageze ku irembo. Katimbe mu izina rya Yesu, murumva amagambo arimo nubwo amajwi amaze gukakara. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mu ijuru. Ku irembo bari ku irembo, nukaraje kandi ageze ku irembo. Ku irembo bari ku irembo, nukaraje kandi ageze ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira
kubaho kwiteka kw'irembo ubari kw'irembo nukaraje kandi ageze kw'irembo ntihaza buri ntambara ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha kw'irembo bari kw'irembo nukaraje kandi ageze kw'irembo maze mu isi yagizwe nshya tuzahaba dusugire kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara kw'irembo bari kw'irembo nukaraje Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Haleluya, amen. Indirimbo Mukarame yashyize muri ngengo yo ndirimba mbere yo kuvuga ubutumwa. Yesu ariko dutangariza ko agiye kuzamura itorero, kujya mu itorero rye, ngo ibyerekana kuza kwe bihuta kuboneka. Iyo tebye ubutumwa bwiza bw'amata tubwira iby'intambara n'intambara zazo n'impuha n'ibiki byose, atwereka ko Yesu agiye kuzamura itorero. Bwari ubutumwa afite isi yose Imana ikunda abantu yarabiremeye. Ubwo ni cyanteye umwete cyane ubutumwa Imana mu itariki 5 zo kwa mbere ngo ninze mvugire Imana ndangure ku isi yose. Yambwe nzavuga ubutumwa ngo bugere ku isi yose mu mahanga. Hajya mbyibaza so umuntu nkanjye nzagira mu mahanga bigenze gute? Ntabwo se n'intambara izogera kuza. Byabwira Imana ngo Imana intambara nizigaruka ngewe uzandindira hamwe cyangwa ugeze nk'uri byo kujya mu mahanga ntabwo nabitekerezaga. Nari kubigeze ibintu n'umunari bambwa ngo nzavuga ubutumwa ngo ngene ku ikoranabuhanga kuri radio ngo ntangaze ubutumwa. Nkibaza ibyo bintu nkumva bidashoboka. Ubwo rero yarabikoze 21 nagize hano ko mvuga ubutumwa kuri amakoranabuhanga. Ubwo rero none ejo bundi 24 ejo bundi zuko Imana ambwira ngo ningende mbwira isi yose ngo nige bantaga ubutumwa. Yaransanze nijoro nsinziriye mugongo nyananiwe numva ijwi rambwe ngo Yesu agiye kugaruka kuzamura itorero. Byari nka amasaha 9 bagiye kugaruka kuzamura itorero. Naryamye meze nk'urwaye banga Mana we ngeze ubugingo bwanjye ndabukubikije bijya saa 9 nkangure. None bigeze saa 9 ijwi rambwe ngo Yesu agiye mu maso Yesu agiye kuzamura itorero. Ndasubiza nti Mana zamfashe nzumva impanda sinzasigara. Sinabyuka nabyutse rigaruka rinkanika ngo mwumvire muburo Yesu agiye kuzamura itorero ngo kandi azamana ryo mu kirere imyaka 3 n'igice ngo nishira bazagaruka ngo gucungura bisere ngo kuko bazaba umuhanuzi w'inyuma y'idende imwe ryo kwisose azabamere n'abateka gutamba ibitambo Imana itemera. Nuko mba ndakangutse iryake bijyarankanitse ndakanguka ndasenga. Ubwo rejo mu 24 nambwa ngo neza ndangura muvuga ubutumwa Imana yampaye. Imbwira ngo soma amagambo muri yo muri Matayo Matayo ibice 3 murongo wa 1 kugeza kwa 3 yasome. Matayo ibice 3 yego murongo wa 1 kugeza kwa 3. Matayo ibice 3 Matayo ibice 3 murongo wa 1 kugeza kwa 3. Naye Imana ngiye imisi ariko numvaga ashaka kuza n'ubundi. Abangu icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore n'inzira ze. Yohana wo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya tarenze 30 tarenze wa 3. Okay. Ngo nibihana Imana yantegetse kuza kubwira isi yose ibihugu byose ko tugomba kwihana. Yesu hafi kuzamura itorero kuko abazasiga ntandi bazihanira. Abazasigara Yesu atabazamura ntandi bazihanira kandi ntago azaza ngo bamurebe n'amaso yabo avuze impanda bamwumve ahubwo impanda zavuga aje guhana abanyabyaha.
ubwo rero naje kurangura isi yose ngo abantu bihane bave mu byaha, abifuza ubugingo bamenye ko Imana Kristo agiye kuzamura itorero mu buryo tutazi, zarivanamo nk'umujura. Yarabyivugiye ubutumwa bwiza tubona muri Matayo ngo tube maso. Rero kuba maso ni ukureka ibyaha bidutandukanye n'Imana, ntabwo ari kwivuza ibitotsi gusinzira. ubwo isi yose Imana yambwiye ngo neze nyibwire abantu bose bakanguke bari ku isi yose, abo yagenda ubugingo, ngo idini riri imbere rigiye kuzategurwa rizagenda n'ifaranga rimwe ku isi yose. Bimwe nebwe 2018 neza idini rimwe rizaza iyo by'isi yose, ngo abazajya muri iryo dini itorero rizaba ryaragiye, ariko rishobora gusogongeraho. Ntabwo iryo dini rizayobora bakazuyazi, itorero rya Kristo rizaba ryaragiye, kuko ngo harimo ibyo kunaniza itorero, harimo imigenzo inaniza abizera bakijijwe. Rero Imana yambwira ngo abantu nibihane ku isi yose, amadini yose, amatorero yose bazi ko batakijwe bakizwe, abantu bose biteguye kugaruka kwa Kristo. Ngo nimbivuge ndabaza ndetse kubera iki Imana irambwira ngo isi yose ngo iryo dini rimwe ngo nta mwuka wera w'Imana uzariyobora. Iryo dini rimwe rizashingwa ku isi yose, amadini yose akabumbirwamo hamwe rikagira umuyobozi umwe. Ariko irambwira ngo n'andi madini harimo abayobozi babyo bazinjiramo bazafatanya n'uwo muyobozi mukuru. No muri aya madini harimo abazafatamo imyanya, ndetse ngo n'imigenzo ya buri dini bayinjiranemo nayo, ngo ndetse n'imigenzo ya gihanga nabyo byinjire muri iryo dini. Iryo dini kandi ngo zizageza ku mperuka y'isi, zizageza ku mperuka. Izabwira abantu bose hamwe ngo amadini yose azasenga ku munsi umwe, ngo si Imana izaba yabitegetse, ngo kuko na Kristo aza mu isi akigisha ubutumwa bwiza bw'Imana. Ntabwo ngo yafashe amadini ngo abantu babure mu idini rimwe, yababwirije gusa bumva ubutumwa bwiza, abigisha kureka ibyaha no kumenya Uwiteka Imana. Ngo n'intumwa za Kristo iminsi zamaze mu isi, ngo ntabwo zagiye gusenya amadini ngo zibumbire hamwe, ngo umuntu agomba gusenga Imana mu buryo ashaka, idini ashatse. Ngo rero guhatira abantu kubumbura mu idini rimwe, ngo ntabwo Imana izaba yabivuze, ngo kuko umwuka w'Imana ntabwo azakorana n'iryo dini, ngo ntawe uzaba uri muri iryo dini, ngo ntabwo Imana izaba yabivuze ngo musenge ku munsi n'uyu. Umunsi Imana ngo yarawutegetse aho ari Isabato, igeze kubimbwira. Ariko abanyesabato bwakubwe na bwa Isiraheli bwari buzi uwo munsi bumuyobewe, abemeye Kristo umwana w'Imana, ngo ibitangaza mubonye ukuntu yazutse na Roho Mutagatifu aje, ngo bahitamo gusenga kuri uwo munsi. Ngo ibyo byose ni byiza kubera ko itorero rya Kristo kiri mu isi, ariko ubundi umunsi w'Imana ni Isabato. Noneho rero iryo dini ryo rizashyira ngo abantu ku ngufu ku gahato, ngo nibasenge muri iri, abatasenga muri ngo bari gushyira igihugu ngo gushyira isi mu kaga. Ngo ntabwo Imana yategetse nzagaruka kuvuga iminsi kabiri. Imana yacu dufashe rero, ambwira ngo nzarangure mu isi yose, babimenye abantu bose bitegure, bifuza kuzajya mu ijuru, bifuza kuzajya mu ijuru babimenye. Ngo kandi bamenye ko iyi si turimo iragenda, isi irashaka no kwifuza kwayo. Nta gihe ibyo mu isi abantu batazabyifuza, kandi iby'isi byinshi bituma abantu bajya kure y'Imana. Isi irashaka no kwifuza kwayo, ariko ngo bashake n'Imana bigishoboka kubona. Ngo Kristo azasiga mu isi rero, ku isi yose Kristo bazasiga mu isi, nta bugingo bazabona. Ngo kuko abazasiga mu isi bazasigara akazuyazi, ntabwo bazagira imbaraga zo guhamya Kristo, bazajya bigerageza batinye guhamya, kubera ko batashatse umwuka wera mbere y'igihe. Ngo ntabwo bazashobora guhamya Kristo. Abazasiga mu isi irambwira ngo nindangure mvuge n'ibihano Imana izahana abo Kristo azasiga mu isi. Yesu naza kuzamura itorero abazasigara mu isi, ibihano bazahabwa. Irambwira ati mwukandondoraho icya mbere ibyaha bizatuma abantu basigara mu isi. Kristo ubwo azamanuka kujyana itorero ryo gumwuka, abantu batarihana ibyaha, batari babyihana. Ababikoze ariko bihanye ni amahirwe, ariko bazasanga bagikora ibi ngibi. Icya mbere ngo ubugome bwuzuye isi yose, kugambana bwuzuye isi yose, kwicana kwuzuye isi yose, ubusambanyi urwego rwo hejuru bwuzuye isi yose, ubujura, kwibisha intwaro, gusebanya cyane,
kuroga, ishyari, umujinya udashira, uburyarya bwinshi, kubeshya by'akamenyero, kuraguza, kubeshyira abandi basebye, gushikisha, gucunisha mu bapfumu, kwambara impigi ngo zibarinde, no gusenga ibigirwamana babihanzeho amaso n'amafaranga yabera abantu ibigirwamana. Hari n'ibindi bishusho n'ibindi basenga n'ibiki, ngo ibi byaha byose bimeze gutya, Yesu naza agasanga umuntu akibikora bazasigara, kuko ngo banze kubireka. Arambwira ngo abakora ibisa bityo ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Niko yambwiye. Yambwira amagambo yo guteka yo mu Bagalatiya ibice 5. Abakora ibisa bityo ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Abagalatiya ibice 5 soma umurongo wa 19 bigeze kwa 20. Abagalatiya ibice 5 19 rangiza 21. Abagalatiya ibice 5 ngo 19. Kakore so bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Eka Abagalatiya ibice 5 ngo 19 na 21 gusa. ibice 5 umurongo wa 19. dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'iby'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Mana akidufashe rambwira ngo ayo magambo bayumve kandi bihane abifuza ubugingo kuzajya mu ijuru bose. Ngo nindangure mbivuge ibi byaha n'aya magambo. Imana andi magambo kubishumangira rero. Yampaye itariki 18 z'ukwa mbere. Imbwira amagambo muri Yesaya 55 8 kugeza kwa 9. Yesaya 55 ibice 55 umurongo wa mbere. Oya, umurongo wa 8 wa 9 cyangwa kubyumvikana neza here kwa 6 kugeze ku 9 gusa. Okay, nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Yego. Nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira. Haleluya, Yesu Kristo wera. Agarukire Imana yacu kuko izamugirira ibambe rwose. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Ubwo rero Imana iratubwira ngo iravuze iti ntibashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Rese umuntu akimara kumva amagambo agenzura inzira ze zo mu bitima n'ibikorwa bye bibi, asaba Imana imbabazi. Inzira z'Imana ntabwo zihuje n'izacu. Tugarukire Uwiteka. Imana yacu ntabwo duciraho iteka, ni umubyeyi iraduhendahenda. Ariko iyo abantu batumva umuboro wayo, igihe kiragera ikabahana kubera ko bayinene banze kuyumvira. Ubwo isi yose iteze amatwi abazi ko Kristo ari umwana w'Imana ifuza kuzajya mu ijuru, bihana ibyaha byabo. Tugarukire Uwiteka Imana yacu ibagire imbabazi. Soma nanone Yesaya 57 soma umurongo wa 15 umurongo wa 16 igeze kuri 21. Yesaya ibice 57. ibice 57 bya Yesaya umurongo wa 15 ugeze kwa 21. Haranditse ngo nimwumve uko
ibice 15 57 15 16 tugeze 21 kuko ariko babitegetse bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi nabo bahaye amaraso ngo abariyo banywa nibyo bibakwiriye numva igicaniro kivuga kiti ye mwami Imana ishobora byose amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka nuko marayika wa kane asukurwa byarwe mu izuba rihabwa kokesha abantu umuriro abantu botswa n'icyo cyokere cyinshi batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago ntibihana ngo bayihimbaze marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya nyamaswa ubwami bwayo bucura umwijima kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru ntibihana imirimo yabo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe nuko mbona mu kanwa ka cyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri kuko ariyo myuka y'abademoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahuruze kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose dore ndaza nk'umujura hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe ibateraniza ahantu muri Heburayo hitwa Megidoni marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba habaho n'igishyitsi cyinshi gishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi wa mudugudu ukomeye ugabanwamo gatatu imidugudu y'abanyamahanga iragwa Babironi ikomeye yibukwa imbere y'Imana ihabwa agacuma k'inzoga ariyo nkazi y'umujinya wayo ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itarenta icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana kuko icyo cyago cyarwo gikomeye cyane Imana yacu dufashe amagambo y'ibihano Imana izamanira abari mu isi bazanga kwema kwita umwana w'Imana wayo ibyago bizabamanukira ibihano bidakira nta gusaba imbabazi kuzaguhari kayembwira isi hose ko dukanguka utema ko Kristo ari umwana w'Imana nta bugingo Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo tuboneramo ubugingo ubwo n'Imana yambwiye ariko imbere n'ibice 17 byose nabyo uzafata umwanya uzajya bisoma n'ibice 18 dusoma ibice 18 byose n'ibihano bizamanukira bari mu isi itore nimara kuva mu isi ariko ubundi abarwari bisi ibihano ahubwo itore niva mu isi byose bizamanukira abantu bose bazabasigaye mu isi cyo 18 rero naho hatusomera imbuka rya Babironi 17 bazabisome ndabona babisoma byose byatwara umunsi wose ubwo wahabarangiye bazajya bagenda babyumva sama 18 dusomeho wabasomera bike muri 18 wenda soma ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa gatanu umurongo wa mbere ibice 18 aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye isi imurikirwa n'ubwiza bwe arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni harindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa
kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo riba ry'ubusambanyi by'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nabo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarara. Numva ijwi rivuga mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusogongere kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Nimusohokemo purito, kuko ibyaha byabo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Aya magambo rero bireba ry'ubusambanyi bwo mu mudugudu, ntabwo havuga ubusambanyi bw'umubiri. Ni inyigisho nyinshi z'urudubi zitaganisha ku Mana zazivangavanze kandi zidashira umwuka wera w'Imana. Iryo dini rimwe rero ku isi yose ryitwa Babyloni, imbere y'Imana i Babyloni. Ngo rero izabwira ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo. Kumukambwe ngo muri ibice 18 itorero ry'Imana Israel bwoko bw'Israeli buzabahara, ariko nicyo gihe buzahamagarirwamo ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo musohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo no guhabwa ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagira mu ijuru, kandi Imana yibutse gucyanirwa ku mudugudu. Abakristo azasiga mu isi rero, twebwe twagurije ubutumwa bwiza, nta mahirwe tuzadufite. Amahirwe ni ay'Abisiraheli, kuko Imana avuze ko itazaca ubwoko bwayo niba izajya kurengera, kandi ngo bari kwitegura niba izajya kurengera. Ariko idini rimwe naryo rizageraho, naryo ribura ijambo ritegeko. Mwuka ambwe ngo Isiraheli nimara kuva mu isi nayo, ni ukuvuga ngo noneho abayobozi b'isi y'icyo gihe bazahuza n'imperuka, ngo bazakanguka bamenye ko bamwita umuhanuzi w'inyuma, kuko ngo nta by'ukuri azahera abagejejeho. Icyo gihe bazafunga imyigishirize, bazamwambura ububasha, kandi nibo ngo bazaba barabumuhaye. Bazamwambura ububasha, basigare babayobora isi, ntako ibyo kuvuga Imana bidahari. Bazamwambura ububasha, baburane ikomeye yibukwa imbere y'Imana, ikorwa n'isoni. Abantu bavuga ngo dore wa mudugudu wari utungishe Marigarita n'ibindi byose ngo ubonye ishyano bawishime hejuru. Bagwa iryo dini rizajya ab'isi bagishime hejuru, batese ubundi mwavugaga Imana mu biki. Ububasha busigarane abayobozi b'isi y'icyo gihe, nibo bazafite ububasha bayobora isi, nawe bamunyage bwabo tware. Iyo bakamana ntabwo rizongera kubaho icyo gihe mu isi. Itaro rya Kristo nimara kuva mu isi, isi rekava mu isi, isi zacura umwijima icuraburinde, nta kuvuga Imana ko izongera kubaho. Imana yacu dufashe rero, twebwe twese abatuye isi yose, twumve icyo Imana idushakaho, kandi igenda ikora ibimenyetso tuve mu byaha. Niyo yaturemye, niyo iturinda. Ibi byose by'intambara Yesu yarabyivugiye, indwara z'ibyorezo n'iki bigenda bizunguruka n'ibikangura umugeni wa Kristo. Dukanguke twese kugira ngo tuve mu byaha, dutegereze kugaruka kwa Kristo, kandi umuntu nagenda akurwa mu mubiri azajye akurwa mu mubiri asarurwe, atagiye mu byaha. Imana yacu dufashe tugire neza. Yego. Yesu adufashe. Haleluya, haleluya. Ndasaba rero abatisi yose kugira ngo abantu bazumva ubutumwa bwiza, n'ubundi bace bugufi basenga Imana, bisaba Imana imbabazi. N'ubundi hari abateza amatwi. Imana ni urukundo, Imana ni umubyeyi, buri wese ibyaha arabizi, keretse abana batoya. Abana bato n'ab'ibyaha kubera ko baba batabizi, ibyo bakora ntabwo bitandukanye n'Imana. Ariko umuntu wese mukuru uzi ubwenge ave mu byaha, kandi abantu baze ko ari abakristo babatijwe bihate gusoma amagambo icyo avuga. Imana izana ibintu kugira ngo tubigendereho, bihate kumenya amagambo icyo avuga. Kandi Imana yambwiye ngo abantu bize amateka abanyabwenge, ikigenda icyo gihe cyo kuvugira Imana, ngo nibavuga ibyo bize mu mateka. Ngo yambwiye ngo yagiye ima kuvuga ibintu ngo mbatinyure, ngo nibatinyuke bavuga iby'amateka, ibyo basomye bibiri, abavuga ko Yesu agiye kugaruka, bavuga ubwiru bw'Imana yo kubizigama. Ngo igihe niki, kuko nibangeze iki gihe cyo kubivuga bazabura igihe cyo kubivuga, bazabura uruvugiro. Ariko ngo nibavuge buno berure, bahamye iby'Imana neza, bisobanure neza, abantu bamenye iby'Imana, bere gukinyana mu mwijima, abadasobanukiwe basobanukirwe, abantu bamenye ubwiru bw'Imana bwarahishuwe. Bigisha igitabo cya Daniel bagisobanure neza, bigisha ibyahishuwe bisobanure neza. Ngo ibyo bitabo barabyanga ngo nibyo gutera ubwoba, kandi Mwuka w'Imana yambwiye ngo nibyo gukangura abakristo, nibyo gukangura abari mu isi,
yamenye igihe kigeze kuko ibyahishuwe ni ibyacu. Cyo cyatumye Yesu rero abishura Yohana mu kigo cy'Ipotima kugira ngo igihe cyabyo nikigera twebwe tubisomerwa mu minsi ya nyuma y'imperuka. Kandi ngo itorero turimo buno ni Laodikiya, buno timwe itorero rya Laodikiya rya nyuma, timwe itorero rya nyuma y'akazuyaze. Abantu barimo badakijwe neza n'abandi bakijijwe n'akazuyaze. Itorero turimo rya nyuma niryo rizasumbirwa n'idini rimwe riwimbuye hamwe. Ubundi turi amatorero menshi, turi n'amadini menshi, hamwe wese ajya arasenga akizera Imana akayisaba imbabazi, ariko turi itorero rya nyuma rizasimburwa n'iryo rya Antikristo rizabumbura abantu hamwe mu munsi umwe mu idini rimwe, imiyoborere ari imwe, imyizerere ari imwe. Imana yacu dufashe tugire neza mu izina rya Yesu. Yesu aguhe umugisha, basengere abari badukurikiye mwese, mukomeze kunogerwa n'ubutumwa Imana yabagejejeho iciye mu muhanuzi wayo, kandi mu by'ukuri hahirwa uwumva akumvira, uwo niwe uzararwa ubwami ndetse agahabwa n'ubugingo. Reka rero adushyire imbere y'Imana. Yesu abaha umugisha. Reka mbasengere bene data, tukajya duhura ku Mpembero TV, hari ibiganiro byanjye mwajyaga mwumva, nanjye ndabakunda. Kandi kituma tuza kuvuga Imana yabidutegetse ngo tuyubahe kandi tuyumvire, dufatanye gusenga, twese dushakashaka Imana kandi Imana ibagire neza. Nizeke nashidikanya Imana ambwiye ko abantu mugiye guhindukira muri benshi mukihana ibyaha, mugasigara mutegereje kugaruka kwa Kristo, cyangwa se n'urupfu rwaza ku muntu ku giti cye rukamujyana ariko tutakiri imbata z'ibyaha. Ndagushimiye Data twese mu ijuru, Mana nziza, Mana y'ukuri, Mana y'urukundo. Umuburo wawe tugejeho twebwe abatuye isi yose, Mana ibihugu byose, abakristo n'abatabatijwe mu gihe mizo gitabo kwizera n'abatakwizera, ni umuburo tugejeho kugira ngo tumenye iby'Imana dushaka duhindukire, kandi tubwiye n'ibihano bizamanukira abanyabyaha bwo Kristo azaza amaze kuzamura itorero bazarisigaramo muri iyi isi akaga n'agahinda. Mwami w'abami, n'uwo bazabashigajwe n'ubutunzi ntabwo bazabwa cyabaguwe neza. Biriya bihano bizabagira by'indwara zitandukanye, Mwami wanjye bizaba bikomeye cyane. Ariko ndasenze nsabira isi yose, nsabira ubwoko bwa Israel, nisabira igihugu cyacu cy'u Rwanda, saba amatorero yacu mu gihe mizo gitare, kugira ngo twebwe twese mu muburo wa Mwuka Wera Muziranenge ature muri twebwe, adukomeze, ade kumenya Imana no kuyubaha no kuyumvira. Data twese mu maze duhindukire, kandi amazina yacu aboneke mu gitabo cy'ubugingo wa mukunzi we. Akoze ko byose byumvise, byose byatse Imana ku bwa Yesu. Amen.